kurura amahoro. Tugeze muri mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi dufite umuhamya w'umukozi w'Imana. Ndagira ko uretse kurusha twavuze ko ubuhamya bw'abamama bafite imyaka myinshi ariko bageze mu 60 ariko batanga ubuhamya bw'uko imyitozo ngororamubiri bagira akamaro. Uyu munsi rero dufite umutumirwa, ni inshuti, ni umuturanyi, umukozi w'Imana. Ndagira ngo mvuge ijambo akunda cyane, ndarisoma hanyuma nindangiza gusoma aratwibwira narangiza abisoma. Ijambo rero riyobora ubuzima bwe bwose, ijambo tubona muri Matayo 22:37, amagambo Yesu yivugiye. Aravuga ati, nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Irya kabiri rihwanye naryo ni ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntabwo rero ko dufite umutumirwa, reka atwibwira maze gutangira. Yitwa Pasteur Gakwaya, nkaba mfite umugore n'abana 7, ndubatse kandi nkunda Imana. Ndumva jewe ivyo byangombwa cyane kurusha ibindi. Uretse na 7 nta nabuzukuru se? Ya, mfite n'abuzukuru 2 ariko baracyaza. Mfite abana 7. Abo 2 ni abumwe kandi hari n'undi mperutse gushyingira. Amina. Ubwo n'abandi benshi bari mu nzira, nicyo gituma ntavuze umubare wabo none aha ngaha. Utahabwo ntitwasubira guhura zaba bafite benshi. Amen. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, turagushimira cyane ko dukunda, turagushimira ko ari wowe waturemye, turagushima cyane kuko twitaho kandi ari wowe utubeshejeho umunsi ku wundi. Turagushimira kuri iki kiganiro Mwami, twizera neza yuko abazacyumva kizabagirira akamaro. Niyo mpamvu turiho tuganira, si ukunezereza imibiri yacu cyangwa kamere zacu, ahubwo ni ukugira ngo urugendo twaciyemo bishobore kuba byagira uwo bifasha nawe akwegere Mwami, agukunde cyangwa se utakuza kumenya. Bane natwe rero kugira ngo iki kiganiro gifite akamaro, ntibibe gusa amagambo yo kuvuga no gutumwana. Urakoze kubyumvise, umugisha konso nange nk'umugisha Mwami uko tuganira, icyubahiro n'ishimwe kuri ari byawe iteka ryose. Sinze shima mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Amina. Pastor Gakwaya, wavutse uri umukristo, wavukiye mu bakristo, wamenye Imana na ryari, batwanatsiko? Ya, navukiye mu muryango w'abakristo, data na mama bari abakristo, ubwo rero narabatijwe nkivuka, bari abagatolika. Hanyuma nyine ababyeyi bakajya bantoza gukunda Imana no kubaha Imana, bambwira ko Imana ishobora byose kandi nkunda cyane. Aho rero niho nagiriye ikibazo, kuko maze gukura naje kumuhakana Imana pe. Ko byari byarananiye guhuza urukundo Imana inkunda bambwiraga ruhebuje kandi nuko ishobora byose, ariko nareba ubuzima naciyemo nkasanga kwihuza bigoye. Imana ishobora byose kandi kankunda cyane, ibyo bintu bisa naho bidahura, bituma rero umuhakana Imana igihe kirekire. Hanyuma waje kwiva mute rero? Ni ubuhamya bukomeye. Nari mfite mukuru wanjye, numva wageze no kumuha ikiganiro, witwa Rwigamba Clement. Ubwo rero we yaje kureba Imana, noneho atangira kujya abwiriza, ambwira ko Imana inkunda. Ndamubwira ibyo ndabizi, barabimbwiye n'ababyeyi, kandi ko ishobora byose. Nibyo n'abarabimbwiye, aho ibyo ngibyo nibyo bimvangira ntemera. Ati rero buriya Imana ishobora byose, akanyigisha. Noneho yewe kubera gusoma no gushakisha Imana mu bitabo, ahubwo nari nabaye nk'umuntu utizera Imana rwose, wo umukomuniste bavuga ko Imana itabaho burundu. Nkamubwira ko Imana itabaho, ahubwo ko we rwose yigora. Ndibuka ko nageze igihe najyaga mubona asenga mu ijoro apfukamye, nkumva mugiriye imbabazi, nkamugira inama, nkamubwira ngo urabizi ngo yewe icyo gihe hariho za kasete
ngo nzagufatira amasengesho meza yakwandikire pe noneho nyashyire kuri kasete nujya gushaka gusenga uyivuza kasete gusa aho kuri gupfukama kuko yararaga apfukamye asenga agira nimaze iyo mana yawe izabyumve kubera ko nari umuhakana mana nyiri wawe undi waburangiza ariko nyiri kubera ko arambwiriza asa no kugira hambwira ko Imana ikora ibitangaza ko ari umuntu ashobora gusengera abantu barwaye Imana ikabakiza akamubwira ngo ibyo ntibishoboka akabimbwira yari umuntu uciye bugufi nyine nkabyumva ariko numva ko nyine yibeshye ariko none igihe kigeze nyine akizwa. Oya tubwire mu by'ukuri cyaguhinduye gutyo hari ikintu cyabaye. Icyabaye ni uko ari amagambo ye gusa hari umuntu umubyeyi wari urwaye wamusabye kumusengera we yabaga muri Uganda je nabaga i Burundi nabaga Pasteur Gakwaya Migamba yabaga muri Uganda yaraje kwasura Burundi yaje gusura n'abandi babaje none rero umubyeyi umuhungu amusaba ko amusengera nkaba rero ndamujyana kuko ntiyari ahazi tugezeyo rero aramusengera icyo kintu nicyo mbese cyabaye imbarutso yo gukizwa kwanjye kuko mbere y'uko amusengera ubwo twajyanye n'inyweraga inzoga n'itabi nzi nyine ko mfite ubwoba ko agiye kwisekesha ariko kubera ko namwubahaga ari mukuru wanjye akavuga ngo tugende ndebe ibyo bintu byawe uhora ubwira hano rero tugezeyo ikintu cyantangaje cyane wenda nakubwira nuko muri uko gushaka Imana nashatse Imana igihe kirekire na Bibiliya nari narayisomye yose n'ikorowani yose nari narayisomye nayo nari gitunze no aza kuvuga ijambo riri muri Mariko aravuga ngo Mariko igice cya 16 umurongo wa 17 ushatse wawusoma avuga ko ngo ibimenyetso bizajyana n'abizera ngo bazarambika ibiganza ku barwayi basengere bakire reka mpasome Mariko 16 umurongo wa 17 baravuga ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazavuga indimi nshya bazafata inzoka kandi banywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato bazarambika ibiganza ku barwayi bakire bazarambika ibiganza ku barwayi bakire noneho amaze kurisoma abwira umubyeyi ati rero umubyeyi yewe ntabwo ndi umupfumu ntabwo ari uvura ariko nizera Imana ati rero iri jambo ni umwami wacu Yesu Kristo wari dusigiye nk'ikimenyetso cy'abizera ko bazajya birukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo bazarambika ibiganza ku barwayi basengere bakire ati rero nibyo nanjye ngiye gukora ati rero rwose reka musengere umubyeyi ati ngo amarambika ibiganza abasengere kugeza aho numvaga ibyo bintu niba ari byo kuko Imana ishobora kubiba none ibyo nabonye akimusengera wa mubyeyi wari wicaye mu ntebe avuka mu ntebe hasi atamukoze amaso areba inyuma none rero mbese tutagiye kure kubera ko byafashe igihe kinini umutwe wanjye wari uzigira ngo nari mfite igicupa cy'ibyeri n'ubundi twakitaga rufuku ndiho w'ibyeri noneho mbibonye mbihuza n'ibitekerezo nagize kera ndavuga ngo buriya Bibiliya amagambo ivuga ni ukuri niba iki gice ari ukuri kuko yaje gusenga uwo mubyeyi yaje kumbwira ko ngo yarimo abadayimoni bagomba bavamo benshi kandi mbibona akavuga amagambo ubona atari we adafite ubwenge kuburyo yageraga aho yagarura ubwenge akamureba mu maso noneho akavuga umwana wa urandika dayimoni kuko ngo dayimoni vamo mu izina rya Yesu asa n'utonga urutoki wo umubyeyi ko yari muri munyi noneho yagarura ubwenge akavuga ngo umwana wa urandika dayimoni ukabona ko noneho agari ubwenge avuga ari ijwi rye rero kubera ko abajije ubuhamya reka tureke gutinda mu rwego rw'ibyambaye ubwo twaratangiye urabyemera mu bintu bafite burya ijambo ry'Imana rifite imbaraga mbireba icyo kintu amaso nayo yari nayakanuye nasabye noneho tuza gutaha tugeze iwanjye nari mfite iwanjye ndapfukama namubwira ngo sengera nemeye gukizwa kuko yari yarambwiye byose kwakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi wanjye ndavuze ngo rero ubu ndabyemeye
kandi ikibinyemeje ni uko ijambo ry'Imana ari ukuri. Niba wowe ushobora gusenga utari umupfumu, hanyuma kandi abadayimoni babaho, isi nemera ko abana abadayimoni, ntabwo nabyemeraga imyuka mibi. Uyu munsi jya nibaza niba hari abantu bemera ko hariho abadayimoni, ni ukuvuga ngo hariho imyuka mibi, ngo hari izindi mbaraga tutabona, umuntu tubona w'umubiri, hari ibindi bintu tutazi biriho. Aho rero niryo banga ryatumye nemera Imana. Ibanga kubundi nabonaga yewe umuntu nyine umuntu n'umubiri arapfa akabura bikaba birarangiye, ariko kumva ko hariho abadayimoni, hariho ubuzima nyuma y'ubu turiho, ko hariho Imana yohereje Kristo umwana wayo kugira ngo aducungure atubabarire ibyaha, kandi ko izina rye rifite imbaraga zo gukiza indwara. Uwo munsi narapfukamye ndihana. Hanyuma rero ibyo nabonye ibi byatumye ndushaho gukomera cyane. Hanyuma uwo munsi wahise ureka inzoga, kuko uzi kwita w'inzoga ntabwo kwita n'inzoga, urugendo rwaje gukomeza biteguye icyo gihe kugeza n'ubu by'iyoka mu by'Imana. Nibyo nashakaga kuvuga. Kuva uwo munsi ibitangaza byabaye muri yewe nibyo byarushijeho gutuma kwizera kwanjye gukomera. Kuko uwo munsi inzoga naraziretse. Uwo munsi ako kanya uwo munsi iryo joro napfukamye ntabwo nasubiye kunywa inzoga. Ariko inzoga nubwo nazinywaga iyo nabaga ntafite amafaranga narazireka, ariko nari umugaragu, nari umuja w'itabi. Itabi naryo ndarireka uwo munsi. Abandi ko bagora cyane, ko nzi ko bibagora, itabi birabagora cyane. Iryo ni ibanga ryanjye mfitanye n'Imana. N'uyu munsi nicyo kintu cya mbere nshimira Imana cyane, kingaragariza n'imbaraga z'Imana. Kuko icyo ntakubwiye nuko nkiri umwana nari mfite ibibazo nyine by'ubukene nk'abana b'impunzi benshi, ariko hari ikintu najyaga numvaga ndi umwana nariyemeraga, numva ngo ibyo ari byose icyo nanze ndakireka, icyo nshatse nkagikora. Ariko naje kumenya yuko n'ubuzima bwanjye ntabuyobora, kuko itabi nagerageje kurireka rirananira. Mbere utarakizwa naragerageje nkarahira, naretse inshuro nyinshi cyane. Nagize n'igihe ndireka nkarigura nkarimanika mu cyumba, nkajya mbireba umujinya ukaza, ariko igihe cyashira kugira ngo nsubiraho. Rero ibyo bintu biragoye kumva koso. Ako kanya nyine ubu munsi waragira ndashaka kugira ngo ikintu cyumve. Njya nifuza ko nzahura rimwe n'umuntu ikintu nk'icyo cyabayeho nkanjye, kuko kwiyemera nari ifite, numvaga niyobora, icyo nakwemera nagikora, numva nta cyananira nagishatse. Ariko umunsi itabi rinanira niho naje kumenya yuko ibyo nibwira, icyo nibwira nicyo hari cyo, ko ntacyo nicyo ubusa. Niba hari ikintu ushobora kwanga kikananira nkagikora, nzi ko kinagusenya kandi nzi ko kingirira nabi, gusa ndi umuntu. Byatumye mva ahantu niyemeraga nirata, numva mbaye bure, numva mbaye ubusa, numva ngize ubwoba mu buzima bwanjye. Kuvuga ngo hari ikintu ushobora kuba ntashaka hama nkagikora. Icyantangaje rero gituma Imana yankoreye igitangaza n'uyu munsi nishimira, nzakomeza kwishimira, nifuza ko n'abandi bayemera. Nuko umunsi nihana itabi ryaragiye nk'igitangaza. Nta effort, intambara gushyize. Haleluya. Ntabwo nigeze narabyifuza. Amen. Nari ngeze ahantu amapakira y'itabi, aribyo itabi ryashira nkajya no kureba muri sandriye. Ntabwo bashyira ipanze. Umva iki kintu mba nifuza kugitindaho, kuko kiri mu bintu niyo mbyibutse n'uyu munsi bituma shima Imana cyane mu buryo bukomeye. Amen. Kandi nibaza ko abantu benshi bashobora kuba aho hantu bahaca. Kuba uri ahantu uzi ko hari ibintu ushobora gukora neza, hari ibintu uzi, ushobora kuyobora ubuzima bwawe, ushobora kubutunganya, ikibi ukakireka ugakora icyiza, noneho ukagera ahantu uza gusanga bwa bundi ntabwo ari obvious, niko bavuga babongereza, cyangwa se evident, ntabwo ari ibintu bisobanutse ko ibyiza ubikora, ibibi ukabireka ukagendera mu murongo. Iyo uhageze aho wiyemera ku mutima, aho nakutse umutima cyane, ivuga ngo Mana yanjye, bwa bundi yewe ikintu nanga ndagikora, kuko itabi naretse kenshi cyane rirananira. Ariko umunsi nkizwa itabi ryaragiye,
itabi muri 87 no kunywa inzoga yo hari abajya bakeka ngo ari inzoga kubera idini nta dini ryambujije inzoga inzoga umuntu buriya abantu benshi banywa inzoga ariko ntibayinywera inyota kuko yari umuntu yayinywera inyota gusa yaramusinza ngo mwice cyangwa ibindi. Reka tukomeze no guma wayo mbese urihanye uritsizo kuri itabi tangira urugendo hanyuma tukagenda gufata umugore hagati aho nawe ujyaye abana tugarutse mu Rwanda cyangwa tugira ubundi buhamya kuko nzi neza ko umuntu atangiye urugendo na Yesu hari iby'Imana igenda imukorera yewe bagira ibyo tubwira muri urugendo watangiye icyo gihe bagira ibitangaza igenda Imana igenda imukorera konseri byinshi cyane n'urumva narondogoye kuva muri 88 uko nagendanye n'Imana ni byinshi cyane ndagendera hari byo kubaza rero niba ibyangombwa navugamo nuko kuva icyo gihe urumva narabanye n'Imana ntibibujije ko rimwe na rimwe umuntu agira intege nke n'uyu munsi ntabwo ndagera ku rwego nicyo gituma ryajambo nakubwiye ndikunda njya nifuza gukundisha Imana umutima wanjye wose ubugingo bwanjye bwose n'ubwenge bwanjye bwose ariko ntarahari aho ngaho rero kuva uwo munsi bihariye nk'ibintu byo gusengera abarwayi barw'abadayimoni naragiye nanjye ndabipima ubwo bano biratwunze ku buryo hari ababundi buhamya noneho bituma ndushaho kwizera Imana nkavuga ngo buriya hariho imyuka mibi igira imbaraga ariko abizeye ntishobora kubageraho ushobora no kuyirukana Imana ishimwe cyane hanyuma rero Imana kandi yabanye nanjye mu buzima bwose nabayeho uko nabayeho ibibazo ntabwo byabuze byabayeho ariko Imana irandinda kugeza uyu munsi hari ubundi ukurikirana kubwiye ko Pasteur Gakwaya John inshuti yanjye y'umuturanyi tuzanye kera twagera mu Rwanda mu 1994 ubwo rero hari byinshi nzi hari ibyo ndagira ngo ubaze nzi ko hari ahantu hakoraga kana abana bari ufite abantu icyo gihe hari gukora oya bamwe n'ababyaye ariho nkora bari gukora kuva nagera mu Rwanda nakoze muri World Vision hanyuma nkora muri Defeat ariko nabanje gukora muri ambasade igihe gito hamwe njya mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma yaho niho nigeze kongera gukora umwaka n'amezi 3 nkora muri International. Yenda watubwira gukora muri iki kigo cy'Abongereza yenda watubwira wakize muri izina ukarisubira muri abantu kubyumva neza yitwa DFID ni ikigo ni nka Minisiteri ya Cooperation ni British Department for International Development. Inzi rero ko rwose ukoreho hari ubuhamya hari aho mbwiriza muri iyi cyangwa iyo mvuganira ijambo ry'Imana n'abantu numva rwose mfite ikintu kijya kimbabaza ko abakozi b'Imana nanjye ndimo usanga twifitemo ubwibone hari umuntu Imana yemera ko umuntu aca bugufi ariko ugasanga ubwibone turimo barabona nambaye akenda kameze gutya barabona nayo tuvuga mu igare nzi ko mu by'ukuri Pasteur Gakwaya hari ubuhamya bwe afite n'abakorera kusangiza n'abadukurikiye ntabwo ntasangira rwose nzi ko ndi impuzu ufite imodoka ugendera mu modoka twara madamu nawe ariko hari igihe wagendera ku igare nta modoka nagendeye ku igare nkora na nyuma yaho aribyo narigendeyeho nka kabiri ariko ubwa mbere ho narigendeyeho kuko nta modoka nari mfite ubwa kabiri ho narigendeyeho ngendera ku igare rya siporo njya ku kazi ngira siporo abantu bari banamenyereye ariko ubwa mbere niho byari bikomeye kubera ko umuryango wanjye wabaga Kanombe niho twari dutuye ariko abana banjye biga Kacyiru nanjye nkora Kacyiru none rero ufata umugambi wo kugira ngo nze gushaka inzu Kacyiru ariko aho negereye akazi n'abana begereye amashuri amazu ya Kacyiru yari ahenze ngo biba ngombwa ko ngurisha imodoka ndavuga ngo niyigurisha nzajya ngenza amaguru ku kazi abana nabo bagenza amaguru bajya kwiga biga abana bagiye kuri SOS nanjye nakoraga muri ambasade y'Abongereza ni naho Defeat yari iri hari imbere y'umubano no twaba inzu hafi ya Minagri hepfo gato kurya abana bajyaga kwiga byoroshye nanjye njya ku kazi noneho rero ariko nza kugira ikibazo cy'abantu benshi tuvuze kugira
kuko mu murimo nakoraga muri kooperasiyo y'Abongereza icyo gihe niho bari batangiye gufasha Abongereza, bari batangiye gutera inkunga u Rwanda, haza abo bita aba expert benshi tujya muri za minisiteri. Igihe Munyarwanda rero wari uhari wahakoze bwa mbere, usibye umusekreteri wari uhari nahasanze. Igihe rero twajyanaga muri delegation, ku buryo rero nambaraga n'ikoti n'ikavati buri munsi. Ubwo twajyaga muri minisiteri rimwe na rimwe tukabona n'abayobozi bakuru n'abaminisitiri rimwe na rimwe. Ubwo rero nza kugira ikibazo kumva ntuye ngomba kugenza amaguru mu gitondo njya ku kazi, kandi mpura n'abayobozi kuko bajyaga muri za minisiteri, muri minisiteri ya education na minete icyo gihe yarakoraga na minaloc, mbese ziriya minisiteri zose nkagenda nambaye ikoti n'ikaruvati, kandi mpura n'abayobozi rimwe na rimwe twahuriraga mu kazi naje mu modoka. Ubu wagiye nawe uriye uri ku rwego nanjye mbese nigize nkaho ndi umuyobozi mukuru. Noneho rero nkumva binteye isoni, nkajya ngerageza no kwishyira inyuma y'ibiti. Hama ngeze aho ngaho ndibaza ko niko Imana ivuga mu mutima wanjye, umbwira yuko ubundi agaciro kanjye ntabwo ari imodoka ngendamo, nta nubwo ari n'imyenda nambaye, kuko ikoti n'ikaruvati byo nagomba kubyambara, akazi karabisabaga. Ariko noneho kukize ngomba kugira ipfumu. Noneho ndavuga ngo noneho aho bari biri kugenza amaguru nzagura igare. Naguze igare rya matabaro ritari rya siporo, nkajya noneho ndigendaho kandi numva nguwe neza. Abayobozi tugahura ryambaye nyonga rwose, numva nta n'ikimwaro dufite. Mbese nko mu mutima wanjye, kugira ngo mbwire umutima wanjye we wishuka wa akazi, agaciro ufite n'umumaro. Ntabwo ari imodoka ugenderamo ya sede. Igihe twagendaga mu ma discovery niho zari zicyaduka ari nziza cyane, cyangwa imyenda wambara, ahubwo n'uwuriwe akamaro umaze, akamaro wamarira umuryango, wamarira igihugu, wamarira umukozi, umukoresha wawe. Ubwo rero mara igihe ngenda ku igare rwose. Bukeye baza kwemera ko mu kazi imodoka z'akazi dushobora kuzitwara, tukajya twishyura mileage, twishyura kilometrage. So nkajya ntari imodoka. Abantu benshi bagiye bambwira baseka, bambwira ko mbega umugabo wicisha bugufi, ngo afite ikimodoka cyiza kinini cya sede, ariko yagacishamo akagenzi igare, kandi nagendera ku igare kubera ko nta modoka afite. Ariko nyine nabigize nanjye mu mutima wanjye kugira ngo numve ko agaciro kanjye ntabwo ari inzu ufite, imodoka ngendamo, akazi nkora. Agaciro kanjye n'icyo ndicyo Imana n'akamaro namarira. Haleluya. Ushatse kugaruka kuri aka kantu ka Pasteur Gakwaya John, kuko usanga abakozi b'Imana muri rusange ifitemo ubwibone, kuko ngaragarira abandi bari barizi ubwizera kugaragara abandi. Agaciro k'umuntu si uko agaragara, si imyenda yambaye, si imodoka agenda musi gatuyemo, ni iki murimo. Niba Yesu ari muri wowe, ufite agaciro kuhagarira ijuru ku isi. Ubwo rero mu by'ukuri yanyuze muri iki kintu, ariko waremera ati reka ngende ku igare nta modoka mfite. Bavuga ariko nibura mbona akazi nk'itago baravuga iki, ni ibintu by'agaciro dukwiye kubigira ku mukozi w'Imana. Pasanga kwanzi ko iyo etape wageze aho yivaho ugera ku rundi rwego. Byavuga ngo iyi Imana nako nabirira bivuga ko mbere yo gushyirwa hejuru Imana iremerwa gucisha bugufi. Nzi ko wageze ukagira akazi ndetse mu mahanga, Imana ikaguha icyo bitubwiraho byagenze bite? Ntabwo numva ari igitangaza cyane, ariko byaramfashije. Icyo gihe muri kooperasiyo y'Abongereza bemereraga n'abakozi bo mu gihugu basanzemo, iyo hariho nk'imyanya no mu bindi bihugu hanze, gusaba akazi. Ubwo rero mwarapiganwaga n'Abongereza n'abandi bose bo ku isi yose, abo kooperasiyo y'Abongereza ikoresha mugapiganwa. Hariho akazi rero bashyizeho, nanjye ndapiganwa, ndakabona. Njye numva ari igitangaza Imana yankoreye. Nkabona mu birwa munsi y'Amerika, muri Amerika, muri Caribbean Islands, mu gihugu bita Jamaica. Abantu benshi barazi Bomato. Nakoraga mu mujyi mukuru witwa Kingston. Ikiza cy'ako kazi rero nuko
iyo bakaguhaye barakujyana n'umuryango wawe wose bakishyurira abana amashuri kandi amashuri meza. Abana barindwi bose murabajyana? Abana barindwi bose twaragiye twese twaragiye hano tujyayo. n'ubu ibyo ntashaka kubitindaho cyane kuko ntabwo umuntu yabyirata. Cyokora icyiza ni uko byatumye abana banjye bafunguka biga no hanze kuko barabishyuriraga bize muri Canada, barabishyurira bose. Amashuri agomba kuba ahenze kandi amashuri ahenze cyane kuko babaga muri interna ya rero kandi nanjye bishoboza kugira ngo mushobore kubaka inzu. Ubundi ufite abana bangana bakwishyura amashuri, kubaka inzu biragoye. Nari mfite ikibanza cyari cyarangiye kubaka, hama biramfasha ushobora kubaka. So nabonye ikiganza cy'Imana mu mibereho ko byabaye byiza. Nkora nk'umuntu abo bajya bita expert, bagiye gukora hanze kuko bagushyira muri kondisiyo nziza, baguha inzu, bakwishyura itike n'abana, mukajya mujya no gusura iwanyu. Amafaranga ukoreye mu gihugu yose bakabushyira kuri konti, ufite n'ayo ujya muri icyo gihugu urimo. Ubwo rero muri icyo gihe nyine twabayeho mu buzima bwiza ugereranyije n'ubwo nari ndiho mbere. Abana biga mu mashuri meza, mbese ku bigaragara byari byiza. Biranejeje cyane. Impamvu nshaka kubika koswe ntabwo ni nanjye urimo kubimubaza nuko mbizi kuko umutwari n'inshuti, ariko ndibwira ko yatemera abaca bugufi cyane. Imana itari kwemera ko imushyira ku rwego mu by'ukuri kubaka inzu nziza ahantu heza n'umugisha yagize rero. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo isi n'ibiyuzuye ni ibyayo. Nagira ngo n'ubundi nkomeze mbaze nyuma ubuzima bwakomeje gute? Uvuyeyo wamaze igihe kingana iki aho ngaho wagiye muri Jamaica? Namaze iminsi 3, namaze imyaka 3. Hanyuma noneho ndagaruka ndaza ndakora, ariko mbona na promotion mba uwo bita health advisor, nari umujyanama w'ubuzima. Niko babyita health advisor muri system y'Abongereza. Iyo advisor ni umwanya usa naho uri hejuru kuko uyobora sector, uyobora ngo n'igihe wari ushinzwe ibintu byerekeranye n'ubuvuzi mu Rwanda. Nuko habagaho education advisor ushinzwe uburezi, hakabaho social protection advisor na governance advisor. Mbese hagendaga habaho nk'umuyobozi ushinzwe sector, ushinzwe urwego kanaka, uburezi, ubuvuzi, ekonomi, ubukungu. Urumva rero jye nari ishinzwe iby'ubuvuzi muri cooperation. Waje kuvamo igihe cyo kwiga muri pamuza kigeze cyangwa? Navuyemo mfite imyaka 55 ku mpamvu ebyiri. Iya mbere numvaga nifuza ko nashoboraga kubona pension. Icyo gihe batangaga pension imyaka 55, hari mu 2013. So ndavuga ngo noneho wavamo kuko nari umupasitori, noneho nkagenda gukorera Imana kandi ntavuna itorero kubera ko nzaba mfite pension. Yari amahitamo. Ushaka gukomeza ugakora? Ntabwo ko ari impamvu. Impamvu imwe yari iyo ngiyo kugira ngo mvemo ngende nkorera Imana kandi ntavuna itorero, ahubwo mfite n'icyo narifasha mu buryo bufatika. Icya kabiri ni uko secteur ya santé yari yivuyemo. Noneho rero bambwira yuko ngomba kuva muri uwo mwanya bakamuwundi, ariko undi bampaga ntabwo wari mwiza nk'uwo nari mfite, ariko nari nshobora kuwukora nawe. Rero ndavuga ngo ibyo byombi bihuje, ndavuga ngo iki ni ikintu cyiza cyo kujya gukorera Imana kugira ngo imyaka nshigaje yo kuba nzakorera Imana, nzapfe nkorera. Hanyuma nyuma rero nyuma yaho
nakoreye Imana uko nshoboye mu buryo butandukanye. Hanyuma nyuma yaho hashize imyaka 2 hari organisation internationale yitwa Hope International bari bakeneye country director umuyobozi w'icyo kigo mu Rwanda yapa ako kazi umwaka umwe n'amezi 3 ndabikora bimaze imyaka 2 n'igice mvuyeyo. Hagati aho nta kandi kazi nakoze ka mpemba. None se uyu munsi uba gute mu munsi wawe ukoresha ute? Uriryamira ukasoma ukareba televiziyo cyangwa umurimo w'Imana urakomeje n'ubundi? Oya, ntabwo niryamira, ahubwo njya ntangara mbona ubu bisa naho mfite imirimo myinshi kurushaho. Amina. Hari ibikorwa bindi mfite, nkunda kubwiriza abubatsi, ni nawo muhamagara Imana yampaye. Abubatse kandi mvuye muri Hope International nabaye representant legal wa SOS Rwanda, ni ikigo gifasha abana bafite ababyeyi. Noneho kubera ko bigatuma mbafasha nabo, hari ibyo gifasha uburyo bwifasha kuko ntabwo ari akazi gahoraho. Ariko kandi hari n'ibindi nagiye nkora, nkunda gufasha abana bafite ibibazo, abanywa urumogi. Aribyo mbere Covid itaraza najyaga njya gusura abana baba mu kigo hariya bita kwa Kabuga, kugira ngo mbafashe bashobore kuva mu bibazo bafite. Njyayo ndanabwiriza, n'ubu urumva wampamagaye tuganire. Rero kandi n'abana nabo banjye ndabafasha, n'abaturanyi n'umudugudu byose. Mbese ntabwo ndagira umwanya mvuge ngo noneho uyu munsi ndirirwa ryamye gusa. Iteka mbona afite imirimo yo gukora, nkagira rero n'umwanya wo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Birafasha cyane. Amina. Ndagira ngo rwose Pasteur Gakwaya John, Imana y'umugisha, afite ubuhamya bwiza cyane, ubuhamya bwo guca bugufi, ubuhamya bwo gukora umurimo w'Imana ukaza mbere y'ibindi byose. Kandi yamubwire ngo ubutaha tuzaba turi kumwe nawe ndetse na madamu we, yakomeje gukina n'umutuzaganiraho cyo gufasha ingo. Ariko nagira ngo mbere y'uko dusoza Pasteur Gakwaya tubwire niba nta icyo watubwira muri ubuzima bwa Kristo burebure navuga, ni iki wakumva wageza ku muntu bafite ushobora muri domaine ushatse yose. Icyo nababwira ni uko iyo ndebye ubuzima nabayeho n'ubuzima ndiho n'ubuzima muri rusange ku isi yose, numva nagira umuntu inama uwo ari we wese twumva gushaka Imana. Amina. Hari ijambo ry'Imana nkunda riri muri Zaburi igice cya 90 umurongo wa 12, riravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Sinibwo amaso ko harangwa. Iryo jambo ndarikunda cyane. Rivuga ngo Bibiliya yita abantu twese tuba ku isi nk'abantu bari mu rugendo. Rero dukwiye kumenya intego y'ubuzima bwacu. Intego y'ubuzima bwanjye uyu munsi tuvugana ni ukubaho neza. Kubaho neza si ukugira ibintu byinshi, ibifaranga byinshi, ni ukubaho neza hagira amahoro mu mutima, nkubaha Imana, hakunda igihugu cyane, nkumvikana n'abantu, hagira umutuzo, nkagubwa neza, hanyuma nkazarangiza neza njya kubana na Kristo, njya kubana na Ijuru. Ubu niyo migambi mfite, kandi niyo nsengera Imana ngo Imana ifashe rwose ntihazagira ikintu kirogorera umugambi Imana ifitiye. Namwe mwese nicyo bakangurira ngo utwibutse iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Kwibuka ko hano ku isi turi, hano si iwacu, igihe kizagera dutahe. Rero niba dutaha dukwiye kumenya intego y'ubuzima bwacu iyo ariyo. Intego y'ubuzima bwacu iyo ariyo niyo kurangiza neza. Ubu mu buzima bwanjye numva nifuza kurangiza neza. Nabwira n'abantu waba afite ikibazo, waba afite ikintu se kanaka antekerezaho kiri, rwose niteguye kugikosora, kuko umugambi wanjye
ni ukurangiza neza. Umugambi wanjye ni ukubana n'Imana muri ubu buzima nshigaje, ni ukubana neza n'abantu, nkakora icyo nshoboye gukora cyose, nkikorera umuryango wanjye, nkikorera inshuti, nkikorera abanyarwanda, nkikorera igihugu cyanjye, nkikorera Imana yanjye, hano nkarangiza neza. Mwese rero mbifurije kuzarangiza neza. Amina. Ijambo ry'Imana tubwira ngo mwese bashyira bari mu musaruro, kandi ikatubwira ngo muzanyura mu rundi muzaca amazi ntazabatemba. Rero barudukurikiye, ndagira ngo mu izina ryawe no mu izina ryanjye dushimire Pasteur Gakwaya baduhaye ubuhamya bwe, akatubwira ni bike cyane byanyuzemo, ariko tuzakomeza ubutaha ariko na madamu batubwira ibintu byo gufasha ubukunzi ko nkajya babaza kenshi ko tutavuga ikigo ko ndajya mu tutangire tuzatangirana nabo. Ubwo rero n'ubundi turagushimira Pasteur Gakwaya, kugira ngo n'ubundi dusoza dusengera hamwe ko hari ikintu waba ufite icyo kongeraho. Murakoze, si uko ibyo kuvuga bibuza, reka turekere aho. Murakoze cyane. Noneho wadusengera dusoza. Uwiteka Mana yacu, tugiye kugushimira cyane duciye bugufi, kuko uko tumeze n'ibyo dufite byose ari wabiduhaye, ariko ikiruta byose waduhaye amasezerano meza y'uko abazakwizera bakakwakira nk'umwami n'umucunguzi wabo, uzabana nabo ubuzima bwose bitagira iherezo bavuye muri iyi si. Turabigushimiye cyane Mana, turagushimiye yuko iteka utwigisha, utubwiriza kugira ngo tugukunde, tugushimire ibintu byose bikundwa, kuko ari wowe byose kuri twebwe. Dusengera abantu bose badukurikiye kugira ngo bagukunde Mwana, abafite ibintu bibaremereye baruhukire muri wowe, abakumenye nabo bitondere amagambo watubwiye, maze ubwami bwawe bwaguke, kuko ijambo ryawe riravuga ngo ntabwo utindije isezerano ry'uko uzagaruka, ahubwo ni ugushaka ko benshi bihana kugira ngo bamenye ubwiza bwawe, nabo bazabona ubugingo budashira. Turakwinginze kugira ngo abanyarwanda bose tuzabahe umugisha, twese ntihazagire n'umuribuka, ahubwo tuzabona ubugingo budashira. Mana, urakoze kubyumvise, sinzi ishima mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen.